sashimwe nk'uko nabivuze nitwa Ngabo Pacifique nsengera i Remera kuri Anglikani hano hepfo nakubwo ni hirya ntuye hano hafi n'ubundi ntabwo ntuye kure ntuye hano kuri Nirake ni muri quartier hano kandi muri quartier azanye na mwene data sengana nawe mwene data wo kuri izera ubutumwa bwiza nawe turasengana aho ngaho mu itana ry'urubyiruko hari n'abandi bene data nabo dusengana baye ningira ngo murabazi bajya baza bavandimwe ba Fred ngira ngo nabo murabazi umva bashobora kuba baraje hano bose turasengana. Imana ishimwe rero ko mu kigo ubutumwa bwiza ari nabwo mu kirimba ni iby'agaciro kubishimira muri Anglikani. Sinzi uburozi bujya baba muri Anglikani ku buryo abantu bashobora gutwara Bibiliya nini n'ibitabo by'amasengesho ndetse bakavuga n'amasengesho ku gitondo, ariko byagera mu butumwa bwiza n'indirimbo baririmba mu mawushitimu kumva rwose nta naho bihuriye n'ubutumwa bwiza bafite muri Bibiliya ndetse no mu bitabo by'amasengesho. Ko murabizi mu bitabo by'amasengesho tujya tuvuga tuti ntabwo duhangara kwegera intebe yawe mwami twiringiye gucyanuka kwacu. Ibyo rero ni ibihamya ko tuba ibyo bitabo dufite by'amasengesho birimo ubutumwa bwiza, Bibiliya dufite zirimo ubutumwa bwiza, ariko byagera mu ndirimbo n'ibindi ugasanga nyine biratandukanye. Ariko nshimiye Imana ko kuva nagera uhereye mu gitondo mwaririmbaga ubutumwa bwiza numvaga ari bwo mushyize imbere kandi ari bwo mukiga. Hari igihe nanone ureba ikibazo kiri mu RASA amwe namwe ugasanga kimeze nk'ikiri muri ba papa bacu b'Abanglikani, ugasanga ubutumwa bwiza bwagendanye n'umuntu. Wavuga ngo mu gihe cyaba Remi na ba Joseph bumvaga ubutumwa bwiza, kumva nyuma yaho rwose byaragiye iby'ubutumwa bwiza bwagendanye n'abantu. Ariko Imana ishimwe ko niburi bahaye imyaka 2 cyangwa igiye no kurenga yo kumva ubutumwa bwiza. Ndasenga cyane kugira ngo rwose mubishimikire mubishishikayeho. Paulo arimo kwandikira Timoteyo ngo ibyo ngibyo rwose ni ibintu ukwiriye guhamya ubishimitseho uvuga ngo ubu nibwo butumwa bwiza. Umuntu uvuze ibitandukanye n'ibyo ngibyo rwose ukamucyaha kandi ukanabyumva ko akwiriye guceceka ntavuga ikindi kiretse ubutumwa bwiza. Rimwe na rimwe twebwe tujya dushwara n'abaririmbyi, rimwe na rimwe tukajya kubaza perezida wa Koya tukamwaza uti mwaririmbye gute iyi ndirimbo iyi ngiyi ivuga ibi ngibi, kuki mwahangaye kuririmba iyi ndirimbo? Kumva nyine baririmbye ngo ingoma yawe niyogere ngo niyo abana b'abantu yaroge. Koko uhangara gute kuririmba iyi ndirimbo mu iteraniro ivuga ngo ingoma y'Imana niyogere ngo kubera ko niyo abantu yoge? Urumva iyabanje habanje y'abantu kogera niyo Imana igenda ireberaho. Ibintu nk'ibyo bisuzuguza Imana. Ntabwo tuba dukwiye kugeraho dusuzugura Imana rwose dufite ubutumwa bwiza bigeze aho ngaho. Dukwiye kuba ari bwo turirimba, dukwiye kuba ari bwo tuvuga, uhangaye kuvuga ikindi rwose tukitandukanya nawe mu buryo bw'amagambo. Tukabimubwira tuti ibyo waririmbye ntabwo ari byo twizera, n'ibyo uvuze ntabwo ari byo twemera. Twemera ibi ngibi bishingiye kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe mu gihe nk'iki tubihaguruke ari byo dushimikira by'iteka, ndetse turebe n'uburyo bishobora no gutransmitinga bikava kuri twebwe bikajya kuri generation igiye gusigara idukurikiye ku buryo ubutumwa bwiza buhoraho iteka. Tugiye kureba rero umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Umuhuza umwe w'Imana n'abantu, Timoteyo wa mbere turasoma yenda duhereye ku murongo wa 2. Timoteyo wa mbere igice cya 2 turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. N'ubundi turaza kugarukaho turebe n'ibyabanje imbere, ariko reka tubanze tuhasome. Haravuga ngo urwandiko rwa mbere rwa Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago
twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Niba hari umuntu ujya wibaza akavuga ngo, njya mwumva amagambo abantu bamwe bavuga bati nta torero ritagira umugeni, n'abantu bajya birema agatima bavuga ngo nta torero ritagira umugeni. Igikuru naho usengera nyine ushatse kuvuga nta kibazo, nta torero ritagira umugeni. Cyangwa se ukumva abandi baravuga ngo ubundi nta mpamvu nyine zo gusenga, igikuru ni ingeso nziza, ko umuntu afite ingeso nziza nibyo bya mbere. Uyu munsi rero tugiye kureba ko hari ibintu bimwe abantu bajya bavuga nk'ibyo bidahuye n'ukuri rwose, kubera ko birashoboka rwose uretse n'itorero ko habaho n'ikinyejana nako umwaka utagira umugeni, cyangwa se n'imyaka 5 itagira umugeni wa Kristo. Tugiye kubireba uyu munsi, nibyo turi buze. Turabona ko rwose hariho uburyo Imana ihura n'umuntu ikiyunga n'umuntu, akaba aribwo abarwaho kwitwa umugeni wa Kristo uwo muntu, kuko yiyunze n'Imana. N'ubundi turaza kureba aho ngaho, niho turi buze kugenda twibanda mu rwandiko rwa Timoteyo. Niba warigeze utekereza ku bantu babayeho muri Bibiliya, ama characters, buriya hari Bible ifite characters, harimo Abrahamu, harimo Dawidi n'abandi. Buriya ni characters, figures dushobora kureberaho. Ariko ngira ngo ukwiye no kwitegereza ukareba muri Bibiliya uburyo abo bantu bose bagiye bungwa n'Imana, kubera ko uyu munsi turabona ko muri Bibiliya itubwira ko abo bantu bose uburyo bunzwe n'Imana bwari uburyo bumwe. Ni uburyo bumwe, ni ukuvuga ngo ntabwo habaho uburyo bubiri ngo Imana ivuge ngo uburyo niyunze n'abantu mu isezerano rishya nibwo butandukanye n'uburyo niyungaga nabo mu isezerano rya kera. Oya, turabibona mu byanditswe byera. Reka turebe rero icyane umurongo tubwira. Umurongo turi bwandaho n'umurongo uvuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Ubundi Bibiliya igira ibintu umuntu agomba kwibandaho iyo ashaka gusobanukirwa ibyanditswe. Nibavuga nk'ahangaha ngo kuko, mu by'ukuri urumva ko batashobora kuvuga ngo kuko nta kindi kintu cyabanje imbere. Hari amagambo amwe umuntu aba agomba kwibandaho, amwe twita ngo ni metafa. Metafa ni ukuvuga ngo ni ijambo nshobora kuvuga ariko rifite ikindi kintu rishatse kuvuga, ku buryo nshobora kuvuga nkoresheje ishusho ariko iyo shusho ikaba ifite ikindi kintu yishatse kuvuga. Hari andi magambo ikindi twibandaho dusoma Bibiliya ni context. Ese ibi bintu bundi bivugwa byavugiwe mu yihe context? Byavuzwe habanje iki, hakurikiyeho iki? Hari habanje iki mbere y'icyo kintu? Ese hari hakurikiye? Wenda iyo dufashe urugero baratubwira ngo bukeye ku munsi wa 7 muri Bibiliya. Urumva ko mu by'ukuri nubwo bwakeye hakabaho ikindi kintu, hari ikindi kintu cyari cyabanje muri iyo minsi nyine iri imbere. Ni ingenzi ko niba ngiye gusoma no musobanukirwa ibyabaye kuri uwo munsi bashaka kunyigisha, ese ku munsi wabanjeho hari habaye iki? Ikindi twibanda kuri content. Content nayo iri ni ukuvuga ngo ikintu kirimo aho ngaho. Iyo content rero kugira ngo nyumve nuko nyisoma iri muri uwo mujyi bari barimo. Usomye ikintu cyanditswe n'umuntu wari i Kigali, byaba bitandukanye cyane n'ikintu cyanditswe n'umuntu wari ahantu mu cyaro. Nubango rero ngomba gusoma iyo Bibiliya nicaye aho hantu koko uwo muntu yari yicaye, nkabanza nkumva uburyo yiyumvaga. Niba Imana ibwiye Abrahamu ngo va muri Uriya y'Abakaludaya, reka mbanze numve muri Uriya y'Abakaludaya byari bimeze gute. Aho hantu nongeye gusomera Bibiliya rero mbone kuza kuyizana nyuma, nza kuyizana ku muntu uri i Kigali muri IPRC uyu munsi. Hari igihe nyine wumva umuntu ahise afata umurongo wo kwakabaye ngo Imana yatubwiye ngo tuve muri Uriya y'Abakaludaya, ngo ahantu turi muri IPRC ni Uriya y'Abakaludaya, mureke duhaguruke tuve muri Uriya y'Abakaludaya. Oya, ntabwo hano ari muri Uriya y'Abakaludaya, hano ni muri IPRC Kigali. Rero ndaza gusoma Bibiliya nicaye muri Uriya y'Abakaludaya, nza kubaza nti Bibiliya iraza kubwira iki umuntu uri muri IPRC i Kigali uyu munsi. Ikindi twitaho ni amagambo ahuza. Nuvuga ngo hari amagambo abahuza nk'aya ngaya, ibyungo.
tukita ku mvugo bakoresheje barimo kuvuga muri Bibiliya. Hari aho bavuga bashyirijwe hejuru bacyaha Pawulo akavuga ati mwabagaratiya b'abapfapfa muhangara gukora ibintu gute. Pawulo arerekana umutima, imbamutima iri ku mutima igaragaza ngo ibi bintu bikorewe ahangaha rwose birenze kuba byakabaye byemerwa n'aba bantu bari ahangaha. Ni amagambo menshi, ni ibintu byinshi umuntu aba akwiye kwitaho, ariko ibyo nibyo twavuga bimwe by'ingenzi. Urumva rero ko hano batubwiye ngo kuko hari ibintu byabanje. Reka turebe bimwe mu byabanje mu gice cya mbere. Pawulo abatangira avuga ngo Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu kubw'itegeko ry'Imana umukiza wacu, na Kristo Yesu niwe byiringiro byacu. Pawulo iyo yandika kenshi atangira asobanura uburyo yaje kuba intumwa. Ni ikintu nacyo kigirwaho impaka gusobanukirwa Pawulo yaje kuba intumwa ati. Murabizi nibura nko mu byakozwe n'intumwa mu bice bya mbere baravuga ngo intumwa n'abigishwa. Kuba intumwa byabaga ari ikintu rwose gisetinza pati, umuntu bakamusetinga pati bavuga ngo uyu nguyu ni intumwa, kandi uwo muntu yagombaga kuba yaragendanye na Kristo uhereye igihe rwose yaziye, ari umwigishwa wamukurikiye uhereye igihe yaziye kugeza asubiye mu ijuru agasiga batumye ababwiye ngo mugende mujye mu mahanga yose. Rero abangaba intumwa za mbere nuko zaga zimeze. Abigishwa bavuga ngo aba ni abigishwa, izi ni intumwa. Abahawe ubwo burenganzira bwo kwitwa intumwa bari abo ba mbere ubundi. Pawulo rero azamo ku bw'itegeko rya Kristo. Murabizi nyine nkuru yuko yagenze Damasiko, atumwa na Kristo physically, nawe abona na Kristo aramutuma abintumwa. Ntabwo twavuga ko Pawulo atarazi ibya Kristo, yari abizi, yabihishuriwe n'ubundi abizi ko yabirenganyirizaga abantu, ariko yahawe iyo privilege. Aravuga ngo njyewe rero Pawulo nagizwe intumwa ku bw'itegeko ry'Imana, naje mu ntumwa zindi zari zisanzwe. Wenda nimujya kureba ibyo ndimo kuvuga, ibyo muze kureba barimo gutora Matiyasi, nuvuga ngo baravuga ngo turebe mu bagabo bagendanye na Kristo uhereye mu kuzaho, nawe agire asimbure Yuda, agire ubwo butwari, ubwo busonga bwo kuba intumwa. Rero niyo mpamvu natubwira ngo Pawulo wagizwe intumwa ku bw'itegeko ry'Imana umukiza wacu, ari we byiringiro byacu. Ndakwandikiye Timoteyo akamubwira ati ndakwifuriza ubuntu n'amahoro biva ku Mana. Hari ikintu tuzajya dutekereza rimwe na rimwe, hari ibintu bibiri rwose by'ingenzi uwizeye agomba kuba akeneye. Ni amahoro Imana itanga ava mu gakiza. Aya mahoro twaze tubiririmba ngo kubimenya ibi ngibi. Kumenya iki? Kumenya ko kubaho ari Kristo no gupfa ari inyungu. Umukristo w'ukuri agomba kuba afite amahoro ava mu kuba yarasabanye n'Imana, akavuga ngo ndamutse mvuye mu isi najya. Nabazaga umumotari mu gitondo mu kanya twazanye, ndimo kumubaza impamvu atagiye gusenga, ambwira nyine ko ngo yagize ibibazo. Ndamubaza nese ariko se ubundi iyo wagize ibibazo ubundi nkeka ko ubundi akagombye kuba ujya gusenga, si ku bwenge bwa muntu bwagombye kuba bumubwira niba mfite ibibazo nkwiye kuba njya mu nzu y'Imana. None ngo yagize ibibazo byinshi ngo numva atakwiye kujya gusenga. Ndamubwira nti se igikuru nubwo ndimo kuvuga ngo ujye gusenga, ariko igikuru cya mbere kibanza ni ukuba ufite assurance yindi itari iyi ngiyi ufite hano mu muhanda. Kubera ko ufite assurance mu muhanda ngo ndamutse ngonze byagenda gute, banyishyurira gute. Ariko si wakagombye kuba bibaza none ndamutse mpfuye, kubera ko urumva niba uteganya kugonga uyu munsi urateganya nuko ushobora no gupfa. Ndamutse mpfuye uyu munsi byagenda bite? Uwizera rero akwiye kuba afite amahoro ayo ya mbere, avuga ngo kubaho muri Kristo ndi hano ku isi ni inyungu. Ariko bavuga iby'urupfu, iyo abantu bavuze iby'urupfu nyine bahita barwirukana bati mu izina rya Yesu biragatsindwa, uyu muvumo w'urupfu uturutse hehe? Oya, uwizera ntabwo ariko nguko biba bimeze. Uba ufite amahoro yo kuba warunzwe n'Imana, uvuga uti ndamutse mvuye mu isi immediate najyayo. Nk'ubu ngubu birashoboka rwose ko nava hano singere mu rugo. Ndamutse mvuye aha singere mu rugo najyayo. Ibyo rero nta nubwo ariko bigombera kuba naciye mu muhanda. Oya, ni mata y'umunsi wa wageze umwuga ugashiramo umuntu akava mu isi. Nibyo rero Pawulo abwira Timoteyo, abwira ngo ukeneye ubuntu bw'Imana bugushoboza iki? Bugushoboza kuba uri hano mu isi ugashobora kwera imbuto ashaka, nk'uko twabiririmbaga. Ukaba ushoboye kwera imbuto ashaka, ukeneye ubuntu bw'Imana bugushoboza. Ariko ukeneye no kuba uvuye mu isi ufite ayo mahoro, amahoro turuka ku Mana. Buriya ntabwo mujya mubibona ko ubwenge bwa muntu budahagije kugira ngo abeho nk'uko Imana ishaka.
kuba nyine nigisha hano ntabwo bihagije kugira ngo ibyo mbabwira nubwo ndimo kubibabwira mbibeho, ntabwo bihagije. Nkeneye izindi mbaraga, supernatural power, imbaraga z'Imana zinshoboza gutegeka ubwo bwenge bwanjye nk'uko nawe ubikeneye. Nyamujya mwumva nyine turimo kuvuga ngo ibyo nshaka si byo nkora, ahubwo ngo nkora ibyo, niko tujya twatura mu Anglikani ngo twakoze ibidakwiriye gukorwa, twaretse ibyo dukwiriye gukora dukora ibidakwiriye gukorwa. Urumva nyine mu by'ukuri ngo ibyo twashakaga gukora ntabwo ibyo twakoze. Umuntu rero nuko nguko ateye, ntabwo kuba wavuga ibintu bihuye n'uko wabikora. Ukeneye, niba uri uwizera ibi tuvuga, ukeneye kugira ngo ubere Imana, ukeneye ubuntu bw'Imana. Ni ibi rero Pawulo yabwiraga Timoteyo ngo ndagusabira rwose ubuntu bw'Imana. Noneho rero tubona ku murongo wa 3 kugera ku wa 4 arimo kumusaba kuguma muri Efeso, ngo yaramwinginze rwose ngo agume muri Efeso. Kubera iki? ngo ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo uhanangirize bamwe kutigisha ukundi cyangwa kwita ku migani cyangwa amasekuruza atagira iherezo, bidafasha umurimo w'Imana no kwizera, ahubwo bizana impaka. Agume muri Efeso kugira ngo ayihanangiriza abantu batigisha inyigisho nzima. Ikindi, arwanya imigani y'ibinyoma, arwanya amagambo y'ibinyoma. Kubera iki arimo kumubwira ibi ngibi? Kubera ko azi ko umusaruro, nitubona ku murongo wa 5, umusaruro ubuzima buva mu musaruro w'ibyo bintu ni ubuzima buturutse mu nyigisho nzima. Hano avuga ngo ibyo mbibandikiye kugira ngo bibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Kuba umuntu afite kwizera kutaryarya, kuba umuntu afite ubuzima nyine turimo kuvuga bw'ukuri bw'ijambo ry'Imana, bituruka muri doctrines nzima z'ukuri nzima ziva muri Bibiliya. Twarangiye nigeze kubaho muri korali igihe kinini, tugashyiraho amategeko rwose. Twavuga tuti umuntu utari buze mu masengesho ntazaririmba ku cyumweru, ibintu nk'ibyo. Ariko muvanye ndajya kuvuga niyo washyiraho andi kubera ko ubundi Bibiliya irimo amategeko y'Imana yose. Niyo wa creating ukagatekereza mu buryo bundi ugashyiraho nandi adashoboka. Umuntu kugira ngo abeho ubuzima bw'ukuri bituruka mu kuba yiga ijambo ry'Imana by'ukuri, bituruka muri sound doctrines. Niyo mpamvu rero Pawulo yamubwiraga ngo rwose wihanangirize abandi bazana inyigisho zitari izo ngizo, kubera ko nibaza n'izo nyigisho zindi n'ubuzima nabwo ntibuzaba bufatika rwose. Kandi ikindi, no kwizera kwabo ntibazagira kwizera kutaryarya. Ubwo icyo bishatse kuvuga nuko hariho no kwizera kuryarya. Kwizera kuryarya, Imana ubundi niyigera motivation. Imana imenya iyo mpagaze hano nk'ubu ngubu ndimo ndatekereza iki kujyanye no kwigisha. Ni impamvu ki mwebwe nimushobora kubimenya, ntabwo mushobora kumenya ko ndimo kwigisha hano. Ubundi ni kirimo gutuma nigisha. Nagatwiko, rimwe tujya kuvuga ngo nagatwiko. Ntabwo rero mwebwe ibyo mwabimenya. Imana imenya ngo uyu muntu afite faithful heart, afite umutima utaryarya, afite umutima, nubwo nyine turimo kubona twebwe umwete w'inyuma, ariko afite umutima utaryarya. Ibyo rero bituruka mu nyigisho z'ukuri izi Pawulo yamubwiraga kwigisha no kwihanangiriza abigisha ukundi. Rero kuri 6 kujya kuri 11 n'ubundi abarimo kubabwira vice versa y'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo abamubwira ngo iyo abantu batize inyigisho nzima dore uko bibagendekera. Ku murongo wa 6 aravuga ngo ibyo bamwe babiteshutseho biyobagiriza mu biganiro by'amanjwe, bashaka kuba bigisha amategeko nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishengera. Uko rwose ni ukuri, utagira ngo nyine ni ibya none kuba abantu bashaka kuba bigisha amategeko batayazi. Umuntu akakubwira uburyo nyine ukwiye kugira discipline kandi nawe yaramunaniye. Ubundi mbere ho bihera no kubanza kwemera kuri umunyabyaha, ukamenya ugasobanukirwa kuri umunyabyaha. Ngewe n'abamwe mu bayobozi nyine ba korali tukajya duhana abantu, ariko nyine nanjye nahana abantu nkongera nkibuka ko mu by'ukuri ibyo bakora bisa nk'ibyo nkora. Yego ndimo ndabahana gukererwa,
ariko se njyewe ntabwo njya nterera, ntabwo mvuze ngo twige kugira discipline yo guhana, ariko rimwe na rimwe still icyo Paulo yavugaga abantu bigira kuba bigisha amategeko, nyamara ubabajije spiritual ukicara mukavuga ngo reka tuganire umbwire ubundi ibi bintu bitekereza hiki, ko Bibiliya ivuga ngo ntukibe, ntabwo ujya wiba wowe. Kwiba ni iki ubundi? Iyo tuvuze kwiba ntabwo ari gukora mu mufuka, ntabwo ari gukora mu mufuka. Kwiba ntabwo ujya wiba igihe, n'igihe mu buryo bw'ikintu bagusabye gukora ngo wibe igihe, ngo bakubwire gukora amasaha 8 ukora 7. Ntabwo ujya usambana. Iyo tuvuze gusambana ntabwo ari uguhuza ibitsina gusa, ntabwo ujya ureba abagore b'abandi ngo bifuze cyangwa abagabo b'abandi. Nyine icyo nicyo tuvuga ku mategeko. Rero ngo aba bantu bashaka kuba abagisha b'amategeko, nyamara ntabwo batekereza ku byo bavuga, ntabwo bavuga ibyo bavuga, babizi bavuga ibyo bazi ngo bavuga ibyo bazi ngo ese amategeko Bibiliya iravuga hano tubirebye ngo icyakora murongo wa 8 tuzi ko amategeko ari meza. Hari igihe wumva iyo umuntu yamenye ubuntu bw'Imana avuga ati amategeko yari atwishe, nyine ukagira ngo amategeko ubundi ni mabi. Ntabwo ari icyo ngicyo bivuze, ntabwo amategeko y'Imana ubundi ari mabi, umuntu ni mubi. Rero bihera aho ngaho kumenya ngo amategeko y'Imana ni meza, arakiranuka kandi arera, ariko umuntu ni mubi ntashoboye kuyumvira. Rero nibyo hano Paulo yavugaga ngo amategeko ni meza iyo umuntu ayagenje uko bikwiriye amategeko. Ubundi amategeko afite uburyo Imana yatanze n'icyo yari yategekeye, ariko bitandukanye no kumva ko aya mategeko ariyo muhuza w'Imana n'abantu, ariyo muhuza w'Imana n'abantu. Amategeko ubwayo ni meza rwose. Niba umuntu arimo kuvuga amategeko ngo amategeko ngo yamenye ubuntu bw'Imana, ngo amategeko ngo yaramwishe yaramuzengereje, ho yawe uvuga ngo njye nari mpfuye nabasha kumvira amategeko y'Imana. Icyo ukubundi ko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Amategeko ni meza ubwayo, ariko ikibazo cy'abantu nyine ngo bashaka kuyigisha batazi umumaro wayo, batazi ngo bihera he ubundi. Bihera mu kumvira amategeko y'Imana kugira ngo Imana itwemere, cyangwa se bihera mu kubanza kumenya kuri mubi udashoboye kumvira amategeko y'Imana. Rero Paulo noneho akomeza amubwira ati ndashimira Imana uwo yangizeho, ndashimira Imana rwose ko yamfashe ikangira undi. 12 ndashimira Kristo yuko umwami wacu wambashije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Abashimira Imana we yamugizeho, ariko agashimira Imana we yamugizeho akavuga n'icyatumye abo ukwari. Ari igihe nyine dutekereza ngo yategereje ko ndo kwizerwa, ngo Paulo yari asanzwe n'ubundi ari umuntu wo kwizerwa, Imana itumugabira umurimo. Hari n'abantu njya numva babigisha akavuga ati ngo rwose ngo Paulo nubwo yarenganyaga itorero ngo yabaga afite umwete mu byo akora, ngo Imana igukunda abantu bafite umwete. Come on, rwose ntabwo urimo kumva icyo Bibiliya irimo kuvuga. Wewe wafata umuntu urimo kukwicira abantu, warangiza ukamuraga ngo kubera ko yari afite umwete arimo kwicira abantu ukamuraga umurimo wawe. Mbwiza ukuri nawe ko wakora ibyo bintu, ntabwo wabikora. Paulo rero icyo arimo kuvuga hano havuga uko byavuye kugira ngo Imana imuraga uwo murimo. 14 kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho 14 aravuga ngo kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanijwe no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Paulo arabizi neza ngo yameritaga gupfa, yameritaga igihano. Hari n'abandi bajya bavuga nyine ukuntu nyine ngo Imana yamufashe ikamuraga umurimo, nyine noneho agahabwa akarengane. Kari akarengane noneho ngo yahawe ngo kari akarengane gasimura, maze nyine arimo kubonekera Ananiya. Yesu yaravuze ngo genda umubatize nzakwereka uburyo azababazwa bamuhora umurimo wanjye, kuko nawe nyine nk'uko yababazaga itorero. Nyine abantu bakavuga bati ubwo noneho ni kimwe nuko Imana Kristo yamuhaye kurenganywa nawe nk'uko yarenganyaga abantu. Oya, iyo bijya nyine muri kimwe yagombye kuba yarapfuye, wenda at least n'abazamukomoka kuko yaramaze kwica benshi.
ntabwo byari kimwe rero, ahubwo nuko Yesu yavugaga ngo nawe azankunda kugeza ubwo nawe yandenganyirizwa. Azankunda, azahabwa undi mutima ushobora kunkunda kugeza ubwo nawe yandenganirizwa. None arimo aravuga rero ngo kuba narahawe rwose uyu murimo ni ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo byarushijeho kunsagirizwa. Uku niko kuri. Yagombye kuba rwose yarapfuye kuko yarenganyaga itorero, ariko Imana ibirengaho nk'uko natwe byagenze, iduha ubuntu bwayo. Njya nibuka nyine turi muri segonderi ukuntu twajyaga tugira abantu bamwe b'abarokore. Muri bizi muri class harimo abarokore babandi rwose saa yine bagiye muri famille, ngira ngo nkeka ko benshi muri mwe ariko bimeze. Babagiye muri famille saa yine bicara rwose batunganye, batajya basakuza ku buryo tuvuga turi n'umurokore. Rimwe nubwo bamwe twiganaga nabo batarakizwa, ariko nyine bari determined muri ubwo buryo twabita abarokore. Yaza agatanga igitekerezo mu ishuri, nubwo cyumvikanaga, nyine igitekerezo cyumvikanaga nibyo, ariko nyine kuko gitanzwe n'umurokore tukagihakana twivuye inyuma, twaba tutereka ibyo bintu ntabwo tubyemera, ahubwo tuzabikora gutya. Ugasanga twafashe ibyemezo bipfuye gusa kubera ko twarwanya nk'icyemezo cy'umuntu witwa umurokore. Nuko natwe twabaga tumeze. None uretse nyine kuba umurokore, ugera nyuma Kristo akaguhindura ukanabyigisha, ukajya unabibwira n'abamotari. Njye mwumva nawe urukundo rw'Imana. Nituvuga ngo urukundo rw'Imana, nitugera muri uriya mwanya turirimba za ndirimbo zo mu gitabo, ujye ubanza wumve ntugategereze ko ari agapiyano ngo ubone kunezerwa. Wumva ariya magambo uvuge ngo nsigaye mba mu mahoro, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, ku buryo umuntu utizera ubutumwa bwiza ubizi ngo uyu muntu arapfuye rwose, ibitekerezo bye nawe wabyitegereza ukabona ko bipfuye, nsigaye mba mu mahoro. Pawulo ngo arashimira Imana rwose ko yamugize uwo ari we, ariko ngo ibyo bintu azi aho bituruka, ko ari mu bushake bw'Imana n'urukundo rwayo. Kubera iki rero yamugize gutya? 17 haravuga ngo umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icy'iteka ryose. Ngiyi impamvu yuko Pawulo yakijijwe, ngiyi impamvu yo gukizwa kwa muntu, ni ukugira ngo icyubahiro kibe cy'Imana itagipfa, Imana itagipfa. Ariko nk'ubu bakubwiye ngo ufite inshuti ifite ingabo zihagije, iyo ishatse ikintu cyose gukora ikintu cyose birayishobokera, kandi iyo nshuti ntigipfa, wabigenza ute? Mureba koko turi hano, haramutse haje nka fande kandi arapfa, ntimugire ngo aboraho. Haje nka fande hariya kavuga ati uyu mwana ndi uncle we uyu mwana ndi uncle we, ahagaze hariya byasi mu muryango atunguye urutoki, umwe akavuga ati uyu mwana njye ndi uncle, twahita tumwubaha tukavuga tuti aziranye n'abantu bakomeye. Ariko Pawulo arimo aravuga ati iyi Mana nsavinga, uyu mwami nsavinga ntapfa, ahoraho, kandi niwe wenyine, niwe Mana yonyine, niwe creator, niwe mwami wenyine uhoraho iteka ryose. Mwumve ibyo bintu ukuntu ari agatangaza. Noneho ngo yamukirije kugira ngo icyubahiro kibe icy'iteka ryose. Ni ngiyi impamvu yo gukizwa. Ntimwumve impamvu Imana ikiza umuntu, dore ni iyi ngiyi. Nimwumve uburyo Imana ikiza umuntu kubw'icyubahiro cyayo. Ishaka iki ikiza umuntu? Ishaka ko bakwitegereza ko ngo dore Imana ihimbazwa, Imana ishobora kumvirwa muri buriya buryo. Dore Imana yumvirwa muri ubu buryo, iyo uvuze umuntu arumvira. Dore uyu muntu nubwo abandi bashishikajwe no gusambana, nubwo abandi bashishikajwe no gusinda, we ntago izo ngeso ze kubera ko yumvira uyu mwami we. Ngiyi impamvu yo gukizwa. Abakwitegereza mu muryango, abandi bose abo mwigana, bikwiriye ko rwose bakwitegereza bakamenya ko iyi Mana yumvirwa. Ubona ariyo mpamvu nyine wakijijwe. Ntabwo iyo tubivuze gutyo tuba tuvuze ko abantu baba bamaze gutungana 100%, ahubwo nuko bigaragara mu buzima bwabo uko bukeye nuko bwije, bagenda batungana, bava muri step 1 bajya muri step 2, ubuzima bwabo bukaba buri vertical, buzamuka. Rero Timoteyo hano asabwa noneho kurwana intambara yo kwizera rwose,
18 mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza nkurikije ubutunzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza. Arabizi ngo rwose Timoteyo akwiye kurwana intambara nziza. Gute? Ni gute uwizera arwana intambara yo kwizera? Ni gute uwizera arwana intambara yo kwizera? Arabivuga akavuga ati 19 ukomeje kwizera kandi ufite umutima utica urubanza, uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkugi imenetse kubwo kwizera. Muri bo ni Homenayo na Alexandria abona haye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Aramubwira ibintu bibiri rwose uwizera agomba kuba afite kugira ngo abashe kurwana intambara nziza. Icya mbere ni ukuba rwose afite umutima wo kwizera. Murabizi Dawidi yajyaga avuga ati andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubizamo intege ku bw'izina rye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ufite uwo mutima rero, umutima wa Sawuli waba gutanganya n'uwa Dawidi. Kubera iki? Umwe yabaga yizeye ko Imana izahora mu ruhande rw'imurwanira. Abrahamu ni ibyo ngibyo yavugaga, iyamuye muri uriya kabura y'abakarudaya izangeza n'ahantu. Uwizera rero kugira ngo arwane intambara yo kwizera rwose ntago ari, murabizi nyine bya bintu nyine ngo ni meditation. Ntago ari meditation, ahubwo ni ugusobanukirwa iby'Imana yizeza abizera. Ni ibiki Imana yizeza abizera. Akaba avuga ngo ubwo rero noneho nakijijwe iyabashije kumbyara ubwa kabiri, noneho sizananirwa ite kunyeza. Izananirwa kunyeza mu bwami bwayo. Nguko uko Dawidi the same way yarwanaga intambara avuga ngo iyanshoboje gutsinda uyu mwami izansindisha n'undi mwami. Aravuga ngo rwana intambara nziza rwose, ba faithful aho hantu muri iryo torero rurimo. Ariko nanone ubu bizi ko iyi Mana ari yo kwizerwa, umenye ibyizerwa mu buryo bwo kurwana intambara kwawe. Yizera. Abiza rero namwe ntabwo challenge zituma mwizera zibuze. Ntabwo zibuze. Ntabwo turi mu ahantu ibintu byamaze kuba perfect ku buryo utazaba urimo kwiga niba uri umukobwa rwose umwarimu akuvuga ati nitutaryamana ntabwo uzancika, nzagufata mpaka. Uriya rero abantu nyine bagira ibibazo byinshi bitandukanye. Buri muntu wese agira ibibazo bye kuri level ye bituma rwose akeneye kuba yizera. Kandi alternative yo kutizera ni ibyaha, nta kindi. Ni ingeso zidahura nizo abakijijwe babaho. Niyo alternative yo kutizera. Ntabwo bizabura kuba rwose wahura n'umuntu umeze gutyo. Kuba ati nzagufata nzagusigarana. N'ubu udafite kwizera ko kuri barimo kubwira no Timoteyo ngo ubuzi by'Imana yizeza abantu. Ngo uvuge ngo naba ndi mu isi ndabizi neza niyo ntacyo namfite. Uzya mwumva indirimbo y'108 tujya tuvuga ngo genda umukristo. Muri abo ririmbira indirimbo yari afite nawe ikigeragezo kimeze gutyo. Bamuhamagaye ngo ajye kuba umugore w'umwami. Aravuga ati no, kandi yarabizi ko alternative yo kubyanga ari ugupfa. Niharirimba irandira ati ngende umukristo rwose, umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha. Feel that grace, umva ubwo buntu bw'Imana. Naho rwose nagera mu rupfu nge nzaba ndi umukristo. Ngiyi rero ibyo bavuga ngo urwana intambara nziza. Every day uzaba ukeneye kwizera kugira ngo urwane intambara yo kwizera. Ukeneye kuba wizera amasezerano y'ibyo twizeza. Bivuga ngo ubuzima bwawe ntiburangirira ku mwari cyangwa undi muntu, ntabwo uri mu kiganza cy'umuntu. Ndabizi yabanye na Yosefu nishobora kubana nanjye, yabanye na Daniel nishobora kubana nanjye. Rwana intambara nziza yo kwizera rero. Umuntu yivuga ngo urapfira mu biganza byanjye ngo ubyumve gutyo. Niyo banyirukana mu ishuri nge ndi uwa Kristo. Banziza kwizera ndi uwa Kristo. Arambwira ibintu bibiri. Ugire rwose umutima wo kwizera, ariko nanone ufite umutima utagucira urubanza nk'abahume nayo baretse. Umutima conscience. Niba hari ikintu cya mbere uwizera akwiye kuba yitaho ni conscience, umutima nama. Uretse no kubizera n'abatizera nabo nuko nguko umutima nama. Hari igihe abantu bavuga bati twebwe nyine ntabwo Imana igeze itubwira ko ari Imana iriho.
ntabwo tubizi ko Imana ibaho. Ukumva umuntu nyine avuga ngo ntabwo yigeze amenya ko Imana ibaho, nta nubwo nyine ngo yemera ko Imana ibaho. Hari uwigeze kubimbwira ati Imana ntibaho, ninjye owner w'ubuzima bwanjye, icyo nshatse gukora nicyo nzakora, mu mbaraga nzashobora, ubwo bindi nzaba nafiriza ko ariko uretse kwigiza nkana nyine guca ku mutima nama, ubizi kurimo guca ku mutima nama. Ni gute wavuga ngo Imana ntibaho, warangiza waba ugiye gupfa ukagira ubwoba? Mbwira ibyo bintu nawe ushyire muri fenomene wongere utekereze ku mutima nama. Ntekereza ko uramutse uvuze ngo Imana ntibaho, wakagombye kuba ugiye gupfa, ukavuga ngo ubwo ngiye gupfa nyine ni nk'uko itaka rigiye gusenyuka, nta mpamvu aho ngiye kujya nta kibayo nyine, kubera ko ntihariyo urubanza, nta n'ikibazo gihari. None wowe uri mu isi uratinya kuyivamo. Iyo bavuze ngo abantu barapfuye, iyo kubwo covid iraje, wipfuka umunwa warangiza ukikinyirana mu nzu, warangiza ngo Imana ntibaho, ngo nyuma y'ubu buzima nta rubanza ruhari, ufite ubwoba bw'iki niba nta rubanza ruhari? Uwo ni umutima nama rero. Cyangwa ukabona nyine umuntu uwizera yakoze icyaha, abanyabyaha nibo ba mbere bo kumucyaha, batukora gute ibyo bintu kandi ukijijwe? Ukijijwe. Uzi impamvu y'ibyo ngibyo? Ni uko umutima nawe urimo kumubwira ngo wa muntu we hari urundi rubanza, dore abizera bagomba kuba babaho gutya, ntibumvira aya mategeko y'Imana. Rero umutima nama ni ikintu Pawulo yabwiye Timoteyo ngo wumvire umutima nama wawe. Kimwe mu biranga rwose ko umuntu adakijijwe ni ukubaho ubuzima butumvira umutima nama kugeza avuye mu mubiri we, kugeza avuye mu mubiri we. Rero noneho turebye hano icyo turimo kubona, arimo aramubwira ngo irya mbere ya byose ndaguhugura. Ahangaha iyo dutangiye igice cya kabiri tugakomeza, abagiye kumubwira inshingano ze ku giti cye, ariko agiye no kumubwira inshingano z'abandi bantu. Abagabo babeho gutya, abagore babeho gutya, urubyiruko rubeho gutya, ariko ahera ku nshingano ze nk'umukuru w'itorero. Hari ibintu bya mbere bibiri by'ibanze agiye kumubwira aheraho rwose. Urabizi iyo ugiye kubwira umuntu ibintu by'ingenzi, iyo ugiye kumubwira ibintu uhera ku by'ingenzi, ukamubwira ngo ibi ngibi ntubyibagirwe, nubwo bimeze gutya ariko ibi ngibi byo ntubyibagirwe. Aramubwira ati rero irya mbere ya byose, first of all, imbere y'ibindi bintu byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware. Kimwe mu nshingano yahaye rwose nk'umukuru w'itorero, nubwo akwiye kuba yingingira abantu bose. Murabizi Kristo nyine arimo kudutuma twebwe ibyo kwigisha no gusenga nibyo twahawe, ariko gukiza ni ibya Kristo. Gukiza ni ibya Kristo. Iyo rero wigisha umuntu, iyo urimo kumusengera, musengere ntuze niba ari buhakana ubutumwa bwiza byiteka ntubizi, niba ari buhabwe kwizera nabyo ntubizi. Musengere ufite uwo mwete rwose, buri wese. Kandi nibyo arimo kumubwira hano nk'umukuru w'itorero. Ibi yagomba kubikora nk'umukuru w'itorero. Na Kristo niko yasengaga akiri mu isi. Murabizi agiye kuzura Lazaro, yaravuze ngo ndasengera aba bangose kugira ngo bamenye rwose ko ari we wantu. Urumva arimo arasengera bamugose, nubwo abizi neza ko nubwo mu bice by'imbere ajyaga avuga ngo ntabwo nkora ibyo nishakiye. Nyine na Kristo nawe ntabwo yaje gukora ibyo yishakiye ngo afe gufata umuntu nyine nk'ubugingo anyhow. Oya, yaravuga ati kugira ngo umuntu ubugingo bituruka kuba Imana yampaye nkabaho ubugingo, niko bigenda. Dufite order, Imana niyo mugenga w'ibintu byose. Rero nk'umukuru w'itorero, wowe ukwiriye kuba usengera wingingira abantu bose, kandi noneho ubabwiriza bose, ko yaratumye ngo mugende mu baremwe bose mabwiriza ubutumwa bwiza. Oya, nyine hari ukuntu abantu bajya bagwa mu mutego umwe, akabona nk'umuntu nyine aramubwirije, akabona hari umuntu rwose urimo kwanga ubutumwa bwiza, bati none uyu ngo ashobora kuba atari mu ntore z'Imana. Ukabona nyine umuntu aguye muri uwo mutego. Oya, you never know.
nge niyo nsanze uri muri koma kwa kuri umuntu aba muri koma fata ibyanditswe nkagusomera barambwiye ngo umuntu ari muri koma bayumva niko abantu bambwiye niba abaganga barambye sinzi aho babikuye ariko barambwiye ngo umuntu aba yumva no muri koma fata ubutumwa bwiza bwa Yohana nkagusomera ubutumwa bwiza nkavuga nti rwose ari umuhuza umwe w'Imana n'abantu byumva uri muri koma ushobora no kubyiringira uri muri koma ntabwo mbizi ibyo bizi Kristo niwe uzaba azakiza abantu ariko nta muntu mu bantu bose batazakizwa nta muntu uzaba warizeye Kristo ngo abe ari we muhuza yiringiye ngo agere imbere y'Imana imwirukane ubwiye ngo ya genda we ntwari mu ntore zanjye oya ntabwo ari uko bimeze abantu bose rwose barimbuka bafite common characteristics bafite ibintu bisa ahubwo uba ukwiye kureba ko ibyo bintu bitakurangwaho wabona ibyo bintu bikurangwaho ukaba ufite ubwoba ukwiye kureba nyine uyu mutima nama turimo kuvuga ese uyu mutima nama ukubwira kwiringira no kwizera umurimo wa Kristo uhora ubikubwira ntabwo utera ishoti nka uminari dore abarimbuka bafite ibintu bibaranga kubera ko n'abasambanyi Bibiliya ivuga ngo abajura abasambanyi abasinzi abo bose ntibazaraga ubwami bw'Imana that's the characteristics ntufite ibyo bimenyetso ngo nawe uhinda umushyitsi ahubwo ngibi byo Bibiliya ivuga ukwiye kureba ibyo bimenyetso ko bitakurangwaho noneho amubwira kwingingira abantu bose ariko aramubwira ikindi cya kabiri aramubwira ngo 5 kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu bavandimwe ibi turimo kuvuga hariho Imana imwe one God iyo tuvuze ngo hariho Imana imwe tuvuze iki hariho Imana imwe itagihindura ibitekerezo byiteka hariho Imana imwe itagihinduka mu bitekerezo reka tubirebe muri Bibiliya tureho gatoya mu Baroma turebe gato mu Baroma ntabwo gukizwa mu isezerano rishya ari uburyo bushya bwadutse ntabwo ari uburyo bushya bwadutse Imana uhereye cyane ko yahoze ikiza mu buryo bumwe Abaroma ibice 4 turebe umurongo wa mbere umva uko bavuga niba ari uko biri hejuru iyo usomye mu gice cya 3 umurongo wa 24 batubwiye uburyo bw'Imana yiyungamo n'abantu bavuga ngo uburyo bw'Imana yiyungamo n'abantu n'ubungubu noneho rero turi mu isezerano rishya handi twagabanyijemo biratuvuga ngo iri ni isezerano rishya ijyaje nabyo rirambukiranye rikagera muri shyashya rega buriya noneho aratangira atubwira ngo niba ari uko biri nubwo nabwira ngo umuntu ni ubu buryo akizwamo ni uburyo yizeramo ni uburyo Imana yiyungamo n'umuntu niba ari uko biri twavuga iki kuri Abrahamu sokuruza ku mubiri bishatse kuvuga iki bibintu bishatse kuvuga ngo ubu buryo Imana yiyungamo nawe nanjye nibwo buryo yiyunzemo na Abrahamu don't joke about this ntubikinishe kubera ko ni Imana imwe umuhuza w'Imana n'abantu n'umwe uburyo bwo gukizwa ni bumwe uhereye kera iteka ryose umurongo wa 6 nawo mvuko bavuga baravuga ngo nkuko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaro gukiranuka atabeshejwe n'imirimo ati hahirwa abarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa hahirwa Uwiteka atazabaraho icyaha birashaka kukubwira iki ko na Dawidi nawe ubwe Dawidi wa wundi ujya uvuga ngo nifuza kuba nka Dawidi nawe yaravuga ngo hahirwa n'uburyo bumwe bavandimwe n'uburyo bumwe Imana yiyunzemo n'umuntu uhereye kera n'uburyo bumwe reka turebe na Nowa niwe muntu bakunda gutanga urugero ngo Nowa ari umukiranutsi Abaheburayo igice cya 11 Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 7 umva nibyo Nowa bamuvugaho niwe abantu bakunda kuvuga bati Nowa nawe yari umukiranutsi Imana yamureberera ingeso ze nziza ngo irangije avuga ngo bazi inkuge bakirengagiza abantu yinjiranyemo ko nabo bari abanyabyaha abana be n'abakazana be ibyo bakabyirengagiza mwumve hano ukuntu 11:7 havuga haravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye urumva ko iyo nkuge ari yo gukiza abo mu nzu ye
rero uze kumenya neza ko ari Imana yabakijije kubw'imbabazi zayo, igakiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Bavandimwe, murabyumva ko Nowa yakijijwe no gukiranuka kuzanwa no kwizera. Ibi bintu biri muri Bibiliya, wongere ubisome urebe ubyitegereze. Hariho Imana imwe. Timoteyo, ndakwihanangiriza winyingira abantu, ariko no this, umenye iki ngiki yuko hariho Imana imwe, hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Hariho Imana imwe, bivuze ngo Imana ihinduka mu bitekerezo. Uburyo yakijijemo abantu nibwo buryo ikizamo. Iyi Mana, umuhuza w'Imana n'abantu n'umwe byiteka. Ari igihe abantu biremanye n'agatima bakavuga ngo nta tore ritabura umugero. Njya mubyumva. Bagafata amadini amwe, nanze kuyavuga mu izina, bati bagira urukundo, bagira gute. Ariko reka mubwire, hariho Imana imwe, hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Despite the dominations, turetse ibya dominations z'amadini n'ibyo, turetse ayo matandukaniro yandi, turetse imbago z'abari mu isi, ngiyi impamvu Paulo yinginga Timoteyo amubwira ngo hariho Imana imwe. Kubera iki ari Imana imwe? Kubera iki bavandimwe hariho Imana imwe n'uburyo bwo kungwa n'Imana n'abantu? Kuki ubwo buryo ari bumwe ubundi? Kuki ubwo buryo ari bumwe? Ubwo buryo ni bumwe kubera iki? Kubera ko nta bundi buryo umuntu afite bwamukiza. Nta bundi buryo umuntu afite bwamukiza. Hari igihe umuntu wumva nyine no kuvuga, umubaza ngo urakijijwe. Ndakijijwe. Kubera iki? Narabatijwe. Come on. Bantu mbwiza ukuri nawe byari tujya tuvuga ngo tekeza n'umutima nama wawe. Ubu koko abantu bose babatijwe, nawe uwabagwa ngo ugende ubacira urubanza hariya hanze, kugira ngo genda ufate abantu babatijwe ubagenere ikintu, tuvuge wenda ubagenere impano rwose ubagororera kubera ko icyo bakoze, we wabikora? Wagenda ugafata abantu bose babatijwe, niba ari ijuru, we wenda ari nkawe bagize umucamanza w'ijuru, we wabageza mu ijuru kuko uvugishije ukuri, ukoresheje umutima nama wawe. Undi avuga ati ndakijijwe, ndirimba muri korali. Ibyo ngibyo ni urucabana. Bibiliya rero iri very clear ko mbere yo gukizwa k'umuntu, mbere y'uko umuntu akizwa, nta kindi kintu afite cyamukiza. Nibyo nababwiye nti Imana yimenya motivation behind. We nubwo ushobora kubona uwo muntu afite umwete, ariko menya iki ngiki, menya yuko ibyo atekereza inyuma behind the scene ni ibintu byo kwanga urunuka rwose mu maso y'Imana. Niyo mpamvu birivuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Kubera iki? Niyo umuntu arimo gusenga, biri umuntu arimo gusenga, nabyo ni ikizira mu maso y'Imana. Kubera iki? Umutima bikoranye ni umutima uzira. Niyo mpamvu Dawidi na Sawuli batandukanye. Nubwo umwe arimo kuvuga ngo ndimo natambira Imana, motivation behind ziratandukanye. Nta kintu cyakiza umuntu. Uburyo bw'Imana bwo gukiza ni bumwe. Kubera iki? Kubera ko nta mirimo umuntu afite mbere yo gukizwa ishobora kumukiza. Ntayo. Nuvuge ngo umuntu yafashije ngo imfubyi. Gufasha imfubyi. Yafashije imfubyi arimo kuvuga ngo bazanshime mu muryango. Ntazaba igitutsi, dore natunze amafaranga menshi, reka nkuremo dukeya batazanseka. Ibyo urumva ryo byatuma Imana ikiza umuntu, ikamwinjiza mu munezero wayo w'iteka ryose, ngo kubera ko yakozeho dukeya agaha abantu. Se nimuzi byo gutura uko Yesu yavuze, yarebye abantu no gutura avuga ati uyu nguyu ni utuye menshi, uyu mupfakazi. Kubera iki? Ni motivation behind. Iki kirimo kubitera. Bibiliya rero iri very clear ko mbere y'uko umuntu akizwa rwose nta kintu afite cyamukiza. Ndetse rero bivuga mu Baroma 3:9 ngo bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ushaka Imana. Iyo tuvuze bose, bagutumye ngo genda unzanire abantu basengeye muri IPRC bose, ukaza ugasigamo umwe, ntiwabuzanye bose. Iyo tuvuze bose, birivuze bose, bivuze ngo bishop
ibivuze ngo padiri, ibivuze ngo protokole, ibivuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bose bandurijwe hamwe, bose bahindutse ibigwari. Sinzi rero niba ujya utekereza neza ukumva kuri muri bose nawe. Kuri uri muri bose. Ko rwose umerita urupfu rw'iteka. Urumerita ku bwa kavukire. Ko wavukiye ahantu umuntu yatandukanye n'Imana, ukaba udashoboye kumvira Imana. Motivation wari ufite uhereye uruhinja yari motivation ipfuye. Hari utwana twe duturanye twakurikiranaga n'agahungu n'agakobwa. Agahungu n'agakobwa bakurikiranaga kamwe karuta kandi gato. Kakisha mu mwaka umwe. Bakajya badufata twagiye kumwe baryamisha abana. Twari dufite nk'imyaka 2 cyangwa ingahe. Kumwe baryamisha abana, abakozi bagaza babiyamira bati nyine ngo adufashe turimo gusamba. Nuko umuntu avuka ameze. Saka kana kubera icyo ubundi katavuka nkuko kagira ubwo bucakura bwo kwiga gusamba, kakiraka ukavuga kajya gushaka Bibiliya. Kandi ngo uziko musanze arimo gusoma ibya niko Yesu bamubonaga. Ngo yatinze mu rusengero arimo kwiga amategeko y'Imana. Nyine ngo bantu bajye kukaryamira ngo kanze kuryama no kwemo karasoma ijambo ry'Imana. Kuki batagafata ubundi karimo gukora ibyo ngibyo. Urabona ko uyu mutima umuntu avukana ufite motivation behind zipfuye. Despite ibyo bintu umuntu ashobora gukora. Ngire rero impamvu ari umuhuza w'Imana umwe n'abantu. Tugana ku musozo ndagira ngo utekereze iki kintu. Dusenga. Tuzakishirwa urubanza rwa buri kintu cyose. Buri kintu cyose. Umunsi umwe uzahagarara mu rukiko rutabera. Atari rwa rukiko rwo mu isi dushaka vuga. Atari rwa rukiko rwo mu isi uburana nawe adafite ibimenyetso bihagije biri inyuma behind the scene. Atari rwa rukiko rwo mu isi umucamanza avuga ati itegeko riravuga ngo atitaye ku mpamvu wakoze ibyo bintu. Twe tuzacirwa urubanza rutandukanye n'urwo ruhera ku mutima nama, ruhera kuri buri kintu cyose. None muvandimwe uzakizwa n'iki? Niki wumva kizatuma Imana ikingura ijuru ukinjira? Wumva ari iki? Ni za mpamvu uvuga ngo ngewe ndatura. Wabanje no kubitekerezaho ugakuramo mu bihumbi 10 ugakuramo 100. Urumva ari iki cyagukiza? Niki cyakunga umuntu n'Imana? Dore inzira nimwe. Nibyo umuririmbyi ajya avuga ngo mu ndirimbo ajya avuga ngo rwose uri umwigisha ukayoberwa iki ngiki, waba wawushije rwose. Rwose uvuga ibintu byose ukayoberwa icy'umusaraba, waba wawushije rwose. Ufite ibindi bintu ukayoberwa iby'ingurane, ukayoberwa exchange, aho Imana yabazweho ibyaha by'abantu byose ikabaguranira, igatwara gucyanirwa kwabo ikabihanirwa, waba wahushije. Hariho uburyo bumwe bavandimwe. Wivuga ngo aba bantu ngo ndabizi ngo iritoro ngo ryo ngo rifasha abantu, ariko ngo ntibizere ibya Kristo. Ubwo buryo ni bumwe kuri Abrahamu, ni bumwe kuri wowe, kuko nta yindi ngurane yaboneka y'umuntu. None wowe utarizera hano rero, waba ujya wirengagiza uyu mutima nawe ukubwira ko Imana ihari. Uyu mutima nama ujya ukubwira ko ugiye gupfa ukagira ubwoba, niho ndimo kukubwira. Ntabwo waba ujya wirengagiza ugakomeza kwirundumurira mu byaha. Uwo mutima nama ukaba uretse umeze nka humenayo. Garukira aho ngaho, dore umwuka utarahera. Garukira aho ngaho, tinya. Ntawe uzi umunsi uzagara imbere y'iyo ntebe y'urubanza. Gira ubwoba, hinda umushyitsi hakiri kare. Iringira iby'iyi ntebe y'ubuntu bw'Imana turimo kuvuga. Iringira iby'iyi ngurane, uvuge ngo niringiye iby'iyi ngurane. Wowe ufite imirimo myiza ujya ukora, ntabwo wumva haba harimo pati yawe. Dore imirimo, dore ukuntu izaba iduherekeje. Mbega hazabanza hacibwa urubanza rwo kwinjira. Winjiye bishingiye kuko wiringiye Kristo. Ariko despite that, nibitaba ibyo ngibyo, imirimo yawe rwose nyirayo azabura inyungu ntataboneka muri bwa bwawe. Imirimo y'umuntu izagerereshwa umuriro.
bazabasuzuma ibiki, bazasuzuma motivation behind. Ariko urwo rubanza rw'imirimo ruzaza nyuma y'uko umuntu yinjiye. Imirimo rero ni symbolic igaragaza ko uyu muntu yamaze kwizera by'ukuri, ntabwo ari ikintu kimesha kwizera. Uyu muhuza ni umwe bavandimwe, uwa Abrahamu ni umwe, n'uwa cya gisambo ku musaraba ni umwe, n'uwanjye ni umwe, abo bantu bose ni umwe n'uwa Abrahamu wiringira guhazaga kumucungura, ni umwe n'uwa Nowa wahindutse umuragwa wo gukiranuka kubwo kwizera. Niba rero bavandimwe atabyo wiringiye, ahubwo bakajya bavuga iby'ubuntu bw'Imana barirwa muri Kristo, ukumva hari bameze nk'abagukurira mu byaha, kandi ari byo wirirwa mu munsi ku munsi. Aho kwihana ufite inzitwazo ngo urimo urambwira gukora ibyaha. Ninde wakubwiye gukora ibyaha? Ko bakubwiye iby'ingurane itangirwa ubuntu bw'Imana. Ndinginga abavandimwe kugira ngo ibintu bitekerezeho, mugifite umwuka utekereza, mugifite ubwenge butekereza. Reka dusenge Imana. Kristo, mu isi yacu no mu ijuru nta wundi rwose ni wowe Mwana. Niwe washoboye gukora icyari gikenewe ngo wunge umuntu n'Imana. Niwe wenyine wabishoboye Kristo. Niwe wenyine Mwami ubimerita, kubera ko utigeze unatekereza icyaha. Mu isi twebwe tuvuga gukiranuka, ariko twatekereje ibyaha rimwe tukabura n'uburyo tubikoramo. Ariko wowe biratandukanye, kubera ko ntiwigeze unagambira n'umunsi wa rimwe kumenya icyaha no kugikora Mwami. Ibyo bituma rwose ubasha kugaba iby'ubwo bugingo, kubera ko Mwami wabutangiye inshungu, wihaye Imana kugeza no kugupfa. Ndasenga Kristo, ndasengera ababangose nk'uko Kristo wabasengeraga ubwo Mwami wazuraga Lazaro. Ahari bafunguka amaso bamenye iby'uko ari wenyine ushoboye Mwami guhuza Imana n'abantu. Ndakwinginga kubw'ubuntu bwawe, cyo kibi cya Kristo. Amen.